ikibazo cyawe kuba Hana yarabonanaga na Elukana ntasame, ariko Elukana yabonana na Penina agasama, bifite icyo bisobanuye mu buryo bw'umwuka. Hana yari akeneye kubanza kubonana na Kristo ishiro, kandi bavuye ishiro batashye, ijambo riratubwira ngo aryamanye n'umugabo we arasama. Imana ihabwa icyubahiro. Ufite diplome ariko wabuze akazi, uri muri lisansiye wabuze akazi. Kubera iki? Ubumenyi bw'isi urabufite ariko ubuze ubumenyi bwo kubaha Imana. Ngaho aho abenshi baguye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Inshuti bene data, tundabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka nabaho umugisha kandi Uwiteka twishimire. Mbifurije icyumweru cyiza cy'umugisha aho muherereye hose. We bitameze neza, humura, Imana irahari. Kandi nawe ubona uri mu ntambara, Imana yacu ni Imana idatizwa amaboko, ni inyembaraga n'Uwiteka. Amen. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Dushimiye by'umwihariko nka Solange TVT inkunga ya subscribe bakomeje gukora, kuko imibare irazamuka, n'abadukurikiranye inkunga bakomeje kuduha ibitekerezo, inama, abatwandikira muri komenti, abatwandikira kuri telefone. Mbese turabashimiye mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana ibahe umugisha. Amen. Kuri kamera cyangwa se dufite umutumirwa wacu hano kuri kamera, mumaze kumumenya kuri Solange TVT. Nge muri kumva kuri mikoro ni Imani Emmanuel. Turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze. Uwiteka Imana aguhe umugisha, wiyumve mikaze muri Solange TVT. Murakoze cyane. Sinzi umuntu wateye akantu aravuga ngo aba TVT ngo ni umuryango mugari wa Solange. Dutewe ishema nabyo. Abenshi bibaza kuri ya jambo ngo TVT, ariko nyine yaravuze, hari umuntu wavuze ngo aba TVT ngo ni umuryango wa Solange. Imana yacu ishimwe rero kandi ihabwe icyubahiro. Amen. Umukozi w'Imana Serge Karame. uri kwiyumva uti? Ndamahoro. Uri amahoro? Yeah. Urakomeye? Yego. Nishimiye kongera kukubona kuri Solange TVT. N'ubundi reka ngo ikaze udusengera, udushyira imbere y'Imana ku bw'ubutumwa bwiza bugiye gutambukira muri iki kiganiro, kugira ngo umwami Imana abane natwe. Ni karibu. Murakoze. Reka dusenga Imana. Turagushimye uri umubyeyi wacu Uwiteka. Turagushimye uri umutabazi tutabura kubona uko bwije nuko bukeye mu ntambara duhura nazo mu buzima. Tugushimiye ko wongeye kutugirira icyizere muri uyu mwanya, ukaduha kugaragara imbere yawe n'imbere y'ubwoko bwawe ngo tuganire ibyururutse umutima. Turaritse Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera kugira ngo guterana kwacu guhinduke kwera. Nyemerera umwanya wose tugiye kumara imbere y'ubwiza bwawe Uwiteka, by'umwihariko njyewe ugiye gutambutsamo iby'ubugingo, nkoze ikara ku munwa nk'uko arikojeje ku mugaragu wa Yesaya. Nuko Data buje nkubera igikoresho uko ruraheraho mu ijuru, kandi ubugingo bwanjye n'ubuhembura ubuhemburiramo abadukurikiye. Mwuka Wera w'Imana ategeke kandi aganze, tubohoje ikirere mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zibaha ahantu kugira ngo ibigiye gukorwa byose bitume izina ry'Imana yacu rirushaho gushyirwa hejuru. Tubyatse Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Seri, watangira wibwira abantu? Kangahe se kandi wabivuze, nta kibazo, ariko birashoboka yuko bwaba ari ubwa mbere umuntu agiye kudukurikira. Amazina ni Sebaganwa Eric Serge. Yego. Nkaba ndi umubyeyi. Yego. Mfite umudamu. Yego. N'abana 3, abahungu 2 n'umukobwa umwe umaze amezi 2. Ndi papa w'abahungu n'abakobwa. Imana yakoze imirimo, Imana ihabwa icyubahiro. Imana yacu ishimwe. Amen. Kumbe burya ufite uruhinja rw'amezi 2 ko ntari mbizi. Ni mwumwe kabisa. Murakoze cyane. Imana yacu ishimwe. Amen. N'ubundi twatangiye ikiganiro, ndashaka kubaza ikibazo kimwe kugira ngo mureke uvuge ubutumwa bw'Imana. Yego. Hari ijambo bita educator. Mu Umwigisha. Kinyarwanda umwigisha. Yeah. Twese tuzi ko Bibiliya n'ubuhanuzi butavangiye.
yego, umuntu wese wizera Imana aho ari ku isi, Bibiliya ubuhanuzi yemera ni Bibiliya. yeah, Ariko ikijya kimbabaza ni uko ari abavuga ngo Bibiliya nibwo buhanuzi bwa mbere butavangiye. Niyo bari kwirahira, niyo bari kuvuga ibintu, babivuga bashingiye kuri amagambo ya Bibiliya. yego, Ari ugasanga ahantu ari kubirahirira nawe ari kubivugira ibiri muri Bibiliya, ari gusa nk'aho avuguriza ibiri mu Bibiliya. yego, Impamvu nemvuze ngo Bibiliya niryo jambo cyangwa se nibwo buhanuzi butavangiye. Yego. Twese twizi ko umwigisha mwiza cyangwa se icyitegererezo yego, ni Yesu Kristo. niko kuri. Niko kuri. Nari nkubaje ijambo byita educator, umwigisha. Hari umwigisha wigisha, yego, hari ukwigisha, hari no kwemera kwigishwa, yego, hari no gutorana. yego, Sinzi niba icyo kintu cyumvishe neza. Bivuga ngo hari umwigisha ashinzwe kwigisha. yego, Noneho hari n'abanyeshuri bagomba kuza kwiga. yego, Abanyeshuri bagomba kuza kwiga. Kandi muri abo banyeshuri harimo abanyeshuri bagomba kwemera kwiga. yego, Muri abanyeshuri bagomba kwiga harimo n'abadashaka kwiga. yego, Kuko njye ndibuka niga mu ishuri, harimo abo twiganaga bamwe bakarutaga ishuri bakagenda bakanga kwiga. Yeah. Hazamo isomo runaka umwarimu wigisha ngo ntabwo tugukunda bagasohoka. yego, Bivuga ngo harimo abemera kwiga, yego, harimo n'abatemera kwiga. Kandi hakaba no gutoranwa kuko wemeye kwiga. yego, Hakaba no gutoranwa kuko wemeye kwiga. Nihe nama wagira aba bantu? icya mbere ndaturuka kure ku byo wari wabanje kuvuga. Yego. Uravuga ngo Bibiliya ni ubuhanuzi butavangiye. Yego. Ariko abantu bayifashisha bari kwigisha, uko bayigisha ukumva biri kwivanga. Yego. Ikibazo kiri hehe? Ikibazo ntabwo kiri muri Bibiliya. Bibiliya ni ubuhanuzi butavangiye, ariko uri kuyigisha ashobora kuba avangiye. Kuba wigisha ijambo ry'Imana avangiye ntabwo bikuraho ku ijambo ry'Imana ari iryera kandi rikiranuka. Cyo ni kimwe. Cya kabiri warubajije, hari umwigisha, hari n'abigishwa. Hari abigishwa bemera kwiga, hari n'abatabyemera. Reka turebye mu byanditswe byera, tubona Kristo aza, yahamagaye abantu cyangwa se arabararika. Yego. Abari abarobyi bamwe bava ku nkombe z'inyanja baramusanga n'abandi. Ko niko kuri. Kumugeraho ntabwo byari bihagije. Yego. Bamaze kumugeraho yaratoranyije, Yego. kuko abamusanze bose siko yabahaye inshingano. Yego. Abamusanze amaze kubatoranya, abatoranyijwe arabigisha. Yego. Amaze kubigisha nabwo ntibyagarukiraho, abaha ububasha. Yego. Aho tubona ko yabaha ububasha bwo kwirukana abadayimoni, bwo gukiza abarwayi, nk'uko natwe yagiye abuduha amaze kudutoranya. Yego. Amaze kubaha ububasha, niki cyagombaga gukurikiraho? Yagombaga kubohereza mu nshingano. Ubwo ariko igikomeye kirimo ni iki rero? Icy'ingenzi, ntabwo icy'ingenzi ari uguhamagarwa, si no gutoranywa, kuko ibyo byose ntibirimo agakiza. Yego. Si no guhabwa ububasha, nabyo ntibirimo agakiza. Yego. Na Yuda yari yarabuhawe, Yego. na Ananiya na Safira bari barabuhawe. Yego. Mu bo duheruka kwigana kuri Google Meet barabyibuka icyo cyigisho, ariko ntabwo byababujije kurimbuka. Yego. Nkavuga iki ngiki rero, igifite agaciro muri ibyo byose ni umwanya umuntu yatanze, ariko akawutanga bikuye ku mutima, azi n'icyo ashaka. Imana ishimwe cyane. Nkavuga ngo abatanze umwanya babikuye ku mutima, bazi icyo bashaka imbere y'Imana, byabahindukiye agakiza. Anajishimwe. Amen. Bisobanuye ngo kwemera gusa ukemerera Imana. Yeah. Nicyo gisubizo cyawe. Yego. Ikindi tutarajya mbere, reka mvuge iki kintu wenda abantu bazakigenzure. Nkunda kubwira abantu twigana ibyanditswe byera ngo iyo Imana iduhaye umwanya ntabwo tuwuha agaciro. Benshi barawukinisha, ariko iyo dukinishije guha Imana umwanya, tugakinisha kwegera Imana, tugakinisha kuyiba imbere, ijya ibibyaza umusaruro, tugahinduka b'igiciro mu maso yayo. Imana ishimwe cyane. Amen. Seri n'undi twasenze, Yeah. ikibazo gisubije neza. Bavuga ngo igisubizo kiri nyamukuri
ni uko abantu bakwiye kwemerera Imana. tukayiha ngo umwanya. inama twagira uwo mukristo, Yego. inama twagira uwo munyamasengesho, Yego. inama twagira uwo muhanuzi, Yego. inama twagira uwo mupasiteri, Yego. we gusa ntibireba amashuri cyangwa ubushobozi, ahubwo icyo usabwa gusa we ni ukwemerera Yego. Kristo gusa akaza. Yego. Imana yacu ishimwe. Amen. Seri, n'ubundi ni karibu utugeze ko Imana yagushyize ku mutima. Yego. Cyane ko n'ubundi tuzi ko iyo wicaye kuri kamera ari icyo Imana iba yaguhaye kuha ubwoko bw'Imana. Ni karibu uganiriza imitima. Murakoze cyane. Reka mbere ko tujya mbere mu byanditswe byera, twongere duha ikaze bene data badukurikiye, ari abari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu, abagiye gukurikira kino cyigisho n'abazagikurikira kuri internet. Twese Imana iduhana umugisha. Tugiye kurebera hamwe amagambo avuga ngo Imana twakurikiye. Imana twagize gute? Twakurikiye. Tugiye kwifashisha igitabo cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli. Uyu Samweli ni umwana wavutse ku bw'igitangaza. Ni umuhungu wa Elukana. Elukana ufite abagore babiri, umwe yitwaga Penina, undi akitwa Hana. Ijambo ry'Imana rikatubwira yuko Penina yarabyaraga ndetse akabyara abahungu n'abakobwa, ariko Hana Imana yari yaramuzibye inda. Hana yari ingumba. Reka nsoma amagambo makeya kugira bitaza kwitwa imvugo yanjye. Hariho umugabo w'Irama witwaga Elukana, niwe twarebaga, kandi uyu Elukana yari afite abadamu babiri nk'uko twabivugaga. Nuko umwe arabyara ariko undi ntiyabyara, ariko uyu mugabo akomeza gukunda umugore we Hana nubwo atabyaraga. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana tubwira ngo uyu mudamu yari ingumba, ariko igikomeye kibirimo, ubugumba bwa Hana ntabwo bwari bwaratunguye Imana. Ntabwo nzi ubugumba bw'abadukurikiye. Birashoboka ko waba ufite ubugumba bwo kubura umwana nk'uko Hana byari bimeze. Birashoboka ko waba ufite ubugumba bw'ubushomeri. Birashoboka ko waba ufite ubugumba bw'urugo rubi. Birashoboka ko wagira ubugumba bw'abana bakunaniye. Birashoboka yuko wagira ubugumba, ariko ubugumba bwa Imana irabuzi. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Bantu b'Imana, iyo tugeze ku murongo wa 4, ijambo riratubwira ngo umunsi Elukana yatambaga ibitambo, yajyaga afata imigabane akayiha umugore we Penina n'abahungu be n'abakobwa be, ariko yagera kuri Hana agakuba kabiri. Ariko ibyo byose ntabwo byakuragaho umubabaro Hana yari afite mu mutima uko atagira umwana. Cyaje gukurikiraho niki? Nubwo Elukana yakundaga umugore we, ariko mukeba w'uyu mugore twaga Penina yamubabazaga umutima uko bwije nuko bukeye. Ariko ntago byacaga intege umutima wa Hana, kuko yashakaga Imana no kugira neza kwayo uko bwije nuko bukeye. Maze umugabo we Elukana yajya ishiro gutamba ibitambo, uko umwaka utashye akajyana n'umugore we Hana. Hana akajya imbere y'Imana, ntiyacika intege, akomeza gutitiriza Imana. Ariko kuko yari yambaye umubiri, agashegeshwa nuko atagira umwana. Niba hari ikintu gishobora gushegesha umutima w'umuntu, ni ukuburiraho abandi baboneye. Igihe cyaje kugera, Hana muri ako gahinda yaryaga amanywa nijoro, ariko uko agahinda karushijeho kugenda kajya mbere, kagenda kamushengura umutima, yageze aho ahagarika kurya. Ni ukuri niba hari ibintu byari biguhagaritse umutima, ariko ukaba utaragera ku rwego rwo kuvuga ngo nakwigomwa n'ibiryo, ibi bintu nkabiregera Imana, nta kibazo ufite. Ntabwo ikibazo kirakomera. Ikibazo ni igikomera. Uzategura amasengesho yo kwiriza ntawe bikugiriyemo inama. Byaje kugenda bite? Umugabo we amaze kumenya yuko Hana yamaze kureka ibiryo, ijambo rirambwira ngo umugabo we aramusanga, aramubaza ati niki kiri kukubuza kurya? Ubwo tugeze ku murongo wa 8. Maze umugabo we araza aramubaza ati urarizwa n'iki, kandi niki kirimo kirakubuza kurya? Mbese nawe iyo umugore wabona bitameze neza mu rugo, wa mugabo udukurikiye, ujye ufata umwanya ukamubaza uko amerewe? Wa mugore we
iyo ubona umugabo wawe atameze neza ujye ufata umwanya ukamubaza uko amerewe. Najya mbabwire ngo urugo rwubakwa no kuganira. Mu rugo y'ikiganiro kidahari nta n'urugo ruba ruhari. Ndibuka igihe kimwe wenda reka ntanga urugero kuko ndi umwe mu bagabo bafite urugo rufite amahoro. Njya mbishimira Imana uko bwije nuko bukeye. Ndi umugabo uri mu nyungu. Igihe kimwe najyaga njya mu kazi, nagera mu kazi byagera mu masaa 2 saa 3 nkafata telefone. Nafata telefone nkashyiramo nimero. Ngahamagara. Namara guhamagara madama akitaba. Nkamuvugisha. Mwaramutse. Akanyikiriza. Muri amahoro? Yego. Mwaramutse mute? N'amahoro. Abana bameze bate? N'amahoro. Ubwo ni kwa kundi umugabo aba yavuye mu rugo uzindutse. Noneho kuko njya nkunda kubaha umuntu uryamye, ntago nkunda kudistabinga umuntu uryamye. Niba mbyutse ndabyuka ko mfite ibyo ngiyemo, nkareka umuntu akaruka n'igihe abananiwe. Aho turi kumwe mu kazi nava kuri telefone. Ngo ese ngo ntabwo waraye mu rugo? Ni? Bati turi kukubaza ngo ntabwo waraye mu rugo, uje ku kazi uvuye hehe? Ntoya none naraye mu rugo. None si ibyo bintu nimo byo kubaza umugore ngo yaramutse ate, ntago mwararanye. Kubera iki? Benshi mu bagabo bajya bagura amayinite y'ukwezi agashira barimo barahamagara amahabara cyangwa barimo baradiringa gahunda z'akazi, umuziro nuko yahamagara uwo bashakanye. Urugo rwubakwa no kuganira mu buryo bwose. Uvuga ko kari agaciyemo. Hana aretse ibiryo heruka nahagarika umutima. Aravuga ati mugore mwiza byagenze bite? Reka twikomereze, ntabwo naje kwigisha ikigisho cy'umuryango, ariko nubwo nakigisha ntabwo nabangize nabi. Nuko icyaje gukurikiraho aramubwira ati niki kikubuza kurya kandi niki kiguhagarika umutima? Mbese si nkurutira abana b'abahungu 10? Umva urukundo. Mana ishimwe cyane. Mana ishimwe. Haleluya. Amen. Mana ishimwe. Si nkurutira abana b'abahungu 10? Nuko bamaze kurya no kunywa, Hana ahaguruka aho bari bari Shilo, kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane, ahiga umuhigo aravuga ati Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu. Haleluya. Amen. Nzamutura Uwiteka, azabuwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntabwo kizamugera ku mutwe. Nagira ngo nsaba abantu b'Imana badukurikiye, nyamuneka nubona uri muri situation iremereye, nubona ibibazo byanze kuva mu nzira, gahunda no gusenga. Mu gusenga harimo ibanga, mu gusenga harimo imbaraga, mu gusenga harimo imbaraga. Umubyeyi afata gahunda yo kwiyiriza ubusa arasenga, kandi anahigira umuhigo Uwiteka, abwira Uwiteka tuwiteka nuramukunyibutse ukangirira neza. Mana ishimwe cyane. Ukampa umwana w'umuhungu, nzamugutura zabu wawe. Icyampa abantu turi kumwe muri kino cyigisho bafite ibiremereye imitima yabo, bagasengira isengesho, bakabwira Uwiteka ati nureba umubabaro wacu, nureba ubushomeri bwacu, nureba ingo zacu zari zisenyutse, nureba business yanjye itagendaga, nureba kandi ni Imana ireba. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Nukuri Imana irareba. Ndibuka igihe kimwe umuja wa Sara, Hagayi, atwite, yatangiye gusuzugura nyirabuja. Sara aramwirukana. Hagayi ageze mu butayu n'umubabaro kandi akuriwe, ijuru riramugenderera. Marayika w'Uwiteka aramusanga, avugana nawe inshuro 3. Niba ari ikintu nshimira Imana, iyo abantu baturekuye, iyo abantu badukuyeho amaboko, Imana ijya yintervena. Imana ishimwe. Ndi umugabo wo guhamya ko nabonye presence y'Imana igihe abisi bari bankuyeho amaboko. Nuko marayika w'Uwiteka amaze kuvugana nawe, amubwiye ahumurije umutima we, Hagayi aravuga ati Imana ishimwe. Haleluya.
aravuga ati ni ukuri uri Imana ireba. Aravuga ati ntabwo nari nzi ko naha ngaha ndi mu mubabaro ndeba. Ni Imana ireba kandi ni Imana yumva. Uyu mubyeyi yavuze ikintu gikomeye kijya kinkora ku mutima. Birashoboka ko nshobora kubivuga hano ukavuga ngo nayo umwigisha kuko wenda ntabisomye, ariko nshimira Imana ko iyo turi mu kirere cyiza hari ibindi bintu tuba twumva. Presence ya Mwuka Wera yageze aho turi, hari andi makuru ijuru riduha. Imana ishimwe cyane. Hano aravuga ati Uwiteka nunyumva nungirira neza nuzibura inda yanjye ukampa umwana w'umuhungu, ntabwo nzamutuma amazi, sinzamutuma gusenya. Oya, ntabwo azaba umucuruzi, azaba mu nzu yawe. Imana ihabwa icyubahiro. Bintu Imana ikora biratangaje. Hano aravuga ati uwa kabiri uzamukurikira, ubuheta nibwo nzatuma kuvoma, ubuheta nibwo nzatuma gusenya, ariko numpa umwana w'umuhungu, imfura, nzamugutura abe mu nzu yawe data. Wasenga utyo se Imana ikanga gukora imirimo? Abantu barasenga ntibasubizwe kuko basenga nabi. Nta kintu na kimwe tuzaburira mu biganza by'Imana ntitwigirire icyizere. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya. Amen. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we. Eli yari umutambyi, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ntirihinguke. Nicyo cyatumye Eli yibwira ko uyu mubyeyi yasinze. Nuko Eli aramubaza ati uzageza hehe isindwe ryawe, mbese waretse vino yawe? Ariko Hana aramusubiza ati ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye. Ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Imana ishimwe. Jambo ry'Imana rikambwira ngo tuyikoreze amaganya yacu. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije. Maze Eli aramusubiza ati genda amahoro, Imana ya Isirayeli iguha ibyo wayisabye. Imana ishimwe cyane. Eli amuhesha umugisha nk'umutambyi. Turi kwigana amagambo avuga ngo Imana twakurikiye. Eli amaze kumuhesha umugisha nk'umutambyi, niki cyagombaga gukurikiraho? Hana arasubiza aravuga ati umuja wawe mbonera imbabazi imbere yawe. Nuko uwo mugore aragenda arafungura, mu maso ye nihongera kugaragaza umubabaro ukundi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Ndumva hari ibintu biri kuza. Imana ishimwe cyane. Hana kimara kuganira n'umutambyi, umutambyi amaze kumuhesha umugisha, muri ayo masengesho Hana arishiro yagiye kubwira Imana amaganya ye. Muri aya masengesho hari ikintu Imana yongoreye Hana. Hallelujah. Imana ishimwe. Nicyo cyatumye akimara kuva aha ngaha yahise agenda arafungura, yahise agenda ararya. Nawe iri jambo ryizereyemo, hari ibishakwe byari biri ku mutima wawe, hari ibintu byari biremereye umutima wawe, ariko wibese ukaba imbere y'Imana ukongorera Imana. Imana ishimwe. Imana twakurikiye ni Imana yumva, ni Imana ijya inyuranye ibihe. Umubyeyi aragenda ararya, yizera icyo Imana imubwiriye ishiro. Niki cyagombaga gukurikiraho? Ntabwo yongeye kugaragaza umubabaro ukundi. Ngiryo ibanga ryo guhura n'Imana. Abahuye na Kristo umubabaro uhinduka amateka akibagirana. Erega natwe twahoranye ibikomere, byanavuye igihe kirekire, ariko nshimira Imana ko muri Kristo Yesu yatwomoye ibikomere, kandi hari inguma yapfutse. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Bukeye abari bari Shilo baragiye gutamba ibitambo, bazinduka kare bajya imbere y'Uwiteka barasenga. Barangirije basubira iwabo i Rama, basubira mu rugo rwabo. Maze Elukana aryamana n'umugore we Hana, Uwiteka aramwibuka. Nukuri Imana ikwibuke. Imana ikwibuke. Igihe gisohoye Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli, ati kuko namusabye Uwiteka. Nsaba Uwiteka umwana. Imana ishimwe cyane. Hana zirikana ineza y'Imana kandi ashyira mu bikorwa icyo yari yarasezeraniye iki? Imana. Aravuga ati uyu mwana niwe nasabye kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Imana ihabwa icyubahiro. Mujya mwibuka gushimira Imana.
hari ibintu Imana yakoze mu ruhande rwacu, hari n'ibyo Imana yakoze mu ruhande rwawe. Washimiye Imana, watanze ituro ry'ishimwe. Imana ko yakuvanye mu bukode, watanze ituro ry'ishimwe. Imana ko yaguhaye akazi, watanze ituro ry'ishimwe. Ko yigeze uguhiga utwite ukavuga uti Mana nunkiza iseta, Mana numpa umwana muzima, Mana numpa kubyara nk'umuheburayo kazi, nzagushima, nzatanga ituro. Nimwikiranure hakiriho uburyo. Ijambo ry'Uwiteka rikatubwira ngo amaze kuvuga ibyo ngibyo aravuga ngo nicyo gitumye umwana mutura Uwiteka azaba uwatuwe Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe, nuko asengera Uwiteka aho ngaho, Imana ihabwa icyubahiro. Kandi turi kureba Hana ahigura umuhigo akanashimira Imana abikuye ku mutima, nuko yari yibutse neza y'Imana. Ntawe mbwiye ngo nanzanira amaturo, ntawe mbwiye ngo nanzanira icyacumi, usibye ko n'uwabizana ntamubwira ngo subizayo, kuko Imana iduhamagara ikadusiga ikatwereza inshingano z'ubugabura, yari iduhaye ubushobozi bwo kuba twakwakira icyo ngicyo. Ahubwo ikizami kigasigara ari ukumenya ngo icyo cyacumi niyo migabane wakiriye byamara iki. Ibyo bikora mu murimo w'Imana. Ubu hari abantu bavuga ngo insengero se ngo ko zakinzwe ngo ubuse ngo icyacumi se ngo n'amaturo ngo nabijyana hehe, yarangiza akabijyana mu kabari. Hari abigisha bariho umwuka wera w'Imana bari kuri internet, bari gukora kuri murandasi. Niba hari abantu bari guhembura ubugingo bwawe bakagiraho bakuvana mu buryo bw'umwuka bakaguhagarika ku rundi rwego, bakoreshwa n'Imana. Abo ni abatambyi. Umushyira icyacumi wabushyira icyura muri mari marakora, umushyira amaturo wabuteye inkungura muri mari marakora. Ariko uri kujya kubona ukabona hari cano zimwe na zimwe zahimburaga ubugingo bw'abantu zatangiye gukora biguru ntege. Kubera iki? Ibi turimo turakora birasaba ubushobozi. Ibi byuma by'ikoranabuhanga twicaye imbere birasaba ubushobozi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nimushyigikira abakozi b'Imana, ariko nanone mugira ubwenge. Hari n'abamamyi babicaye imbere kuri kamera babibara nka business. Birasaba ubwenge, kuko n'ibisambo birahari kandi byitwaje iki? Byitwaje ijambo. Bantu b'Imana, nimushyigikira umurimo mu buryo bwose, dukore umurimo urangire Kristo aze dutahe. Igihe cyo cyagiye. Imana yacu ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Imana yacu ishimwe. Nshimira Imana tugira icyizere ikaduha umurimo ukomeye mu bihe nk'ibi ngibi bisoza amateka y'isi, ngo duhembure imitima y'abagabo n'abagore babasha kudukurikira uko bwije n'uko bukeye. Abantu batera inkunga umurimo w'Imana uko bwije n'uko bukeye, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ariko icyo twifuza kuruta ibindi nuko twatanga impagarike yacu ikaba igitambo kizima kandi gishimwa mu maso y'Isumba byose. Dore ko ari nako kwikorera gukwiriye nk'uko Pawulo yabibwiye abikorinto. Tugana ku musozo, twarebaga amagambo avuga ngo Imana twakurikiye ni Imana ireba kandi ni Imana yumva. Yumvishe gutaka kwa Hana, ikareba umubabaro we, ikamusubiza. Nawe yumve gutaka kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ibintu bitatu byo kwitaho muri kino cyigisho ni ibihe by'ingenzi. Icya mbere ni ukudatakariza Imana icyizere. Ntuzatakarize Imana icyizere. Imana irumva. Gusa ijambo ry'Imana rikavuga ngo abavuga izina ry'Uwiteka, ubwo mu yandi magambo ni n'abashaka kugira neza kwiwe, bagendera ikibi kure. Cya kabiri, mushaka n'Uwiteka umwete. Gushaka n'Uwiteka umwete birabara. Ijambo ry'Imana tubwira ngo gusenga k'umukiranutsi kujya kugira umwete, ariko kujya kugira umumaro, ariko ari ukasenganya umwete. Dutitiriza Imana. Umubyeyi w'umupfakazi yararenganyijwe, amaze kurenganywa, muzabisanga muri Luka 18. Arangije ajya imbere y'umucamanza, ajya gushaka ubutabera. Baramuringana, ejo akagaruka, bakamuringana, ejo akagaruka. Igihe kiragera umucamanza aravuga ati, nubwo ntakunda Imana sinubahe n'abantu, ariko umuhati w'uyu mubyeyi mumukemurira ikibazo. Nshimira Imana ko itagituringana. Imana ihabwa icyubahiro. Ibintu bitatu nari mvuze: kudatakariza Imana icyizere, gusengana umwete, ikintu cya gatatu kuzirikana ineza y'Imana. Tujye tuzirikana ineza y'Imana. Hari aho Imana yadukuye, hari ibyo yakoze muri twebwe, hari ibyo yakoze mu miryango yacu. Nyamuneka, niba ubona umugisha uhagazemo ari umugisha wahawe n'Imana, zirikana iyo neza y'Imana.
ugira icyo ukora mu murimo w'Imana, izina ry'Imana yacu ryamamare. ariko nsoza reka mvuga iki gikomeye, nta nyitura n'umwana w'umuntu yabonaho Imana yaruta kwegurira Imana impagarike yacu n'ubugingo bwacu. Nta nyiturano yaruta kwiha Imana uko bwije n'uko bukeye. Nta nyiturano yaruta kwiha Imana ngo tuyihe n'imiryango yacu. Nta nyiturano yaruta kuvuga ineza y'Imana twabonesheje imboni z'amaso yacu. Nta nyiturano yaruta kuvana mu mwijima abakiri mu mwijima w'icura burindi. Imana y'amahoro ibahire kandi ibahe umugisha. Kugira neza kw'Imana gukomeze kuba mu ruhande rwanyu. Nkabwira abantu batarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ngo muri mu gihombo. Kuba muri Kristo Yesu ni inyungu. Haramutse hari abantu bakeneye gukizwa, mujye muri comment mwandike, tuzashyiraho uburyo bwo kubafasha. Data wera wo mu ijuru, iri jambo ry'ubugingo adusangije rihembura imitima y'abagabo n'abagore yari yumagaye. Imbaraga z'Imana zisubizwe mu bugingo bwacu, bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusenga Imana. Urakoze data buja, urera kandi urakiranuka. Uri Imana yacu, natwe turi ubwoko bwawe. Tugushimiye yuko wadutekerera amagambo y'ubugingo ngo dusangire n'ubwoko bwawe bukurikira iki gitangazamakuru. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nibyo Imana twakurikiye ni Imana ireba kandi ni Imana yumva. Tugushimiye yuko wumvisha umuja wawe Hana, kandi uko wamwumvishe niko natwe twumva uko bwije n'uko bukeye iyo tuje imbere duciye bugufi. Nyemerera rero Uwiteka ushoboza imitima y'abagabo n'abagore bari badukurikiye guca bugufi imbere yawe. Kandi umuntu wese ugushaka aba ari ufite umubabaro n'ufite intimba mu mutima, Uwiteka usubize kwifuza ku mutima we. Kandi numara gusubiza kwifuza ku imitima y'abari baguteza amatwi n'abagushakaga data, unabaha umutima wo kuganduka imbere yawe ngo bazirikane neza wabagiriye babonesheje imboni z'amaso yabo. Nuko data buja, ineza tuyiture kukwiyegura no kukwegurira imiryango yacu, dufatanyiriza hamwe kwitegura ubwami bwawe ubwo Kristo agiye kugaruka, azasangwe tutariho umugayo mu maso yawe. Mbisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen.